Innocent Nizeyimana, ubumwe bw'abanyarwanda mu mateka yabo, igice cya kabiri, u Rwanda mu gihe cy'ubukoroni, gukomeza. Iyi mbonerahamwe yavuye mu gitabo cyitwa ubumwe bw'abanyarwanda mbere y'abazungu, igihe cy'ubukoroni n'igihe cya repubulika ya mbere, perezidansi ya repubulika, Kigali Kanama, 1999, urupapuro rwa 64. Iyi mibare tugaragaza muri iyi mbonerahamwe irerekana ko 96% bigaga mu ishuri rya Astrida bavaga mu Rwanda no mu Burundi, abasigaye 4% bakaba abanyamahanga kuko bazaga kuryigamo. Umubare w'abatari abanyarwanda cyangwa se abarundi babyizemo kuva byashingwa mu 1929 kugeza mu 1962, nk'uko bigaragara mu mbonerahamwe ungana na 29, kuko abanyekongo babyizemo bari 16, ababirigi ari 10, naho abagereki, abagande ndetse n'abahinde buri gihugu kikaba cyari gifite umuntu umwe wize muri ririya shuri. Nanone kandi duhereye ku mibare iri muri iyi mbonerahamwe, imibare dufite ituruka mu 1932 kugeza mu 1962. Nk'uko bigaragara mu mbonerahamwe ungana na 29, kuko abanyekongo babyizemo bari 16, ababirigi ari 10, naho abagereki, abagande ndetse n'abahinde buri gihugu kikaba cyari gifite umuntu umwe wize muri ririya shuri. Nanone kandi duhereye ku mibare iri muri iyi mbonerahamwe, imibare dufite ituruka mu 1932 ikageza mu 1962, igaragaza ko iri shuri ryari rimaze kwakira abanyeshuri 2177 mu myaka 30 yose. Bari bake cyane. Muri aba banyeshuri kandi abatutsi nibo benshi boherezwaga n'abihayimana ndetse n'ubutegetsi bw'ababirigi kwiga muri iryo shuri ryari ryubatswe i Butare. Nk'uko iyi mbonerahamwe kandi bigaragaza, abahutu barijyagamo bari bake cyane, ariko byagera ku Rwanda ho bikabagaho mamunwa, kuko nko mu 1946 hoherejwemo abahutu 9, abavuye mu Burundi ari 8, naho abavuye mu Rwanda ari umwe wenyine, kandi ariho ryari ryubatse. Mu 1947 n'1948 abahutu bo mu Rwanda boherejwe bari 2, naho mu 1952 n'1953 hagiyeyo 3 buri mwaka, mu gihe abaturutsi Burundi baje kuryigamo bari 16 buri mwaka, uretse ko nabo bari bakeya. Iyi mbonerahamwe nanone kandi iratwereka ukuntu ibintu byatangiye guhinduka guhera mu mwaka w'amashuri 1960-1961, aho abatutsi boherejwe kwiga muri iri shuri bari 14, naho abahutu ari 30, naho mu 1961-1962 abatutsi bakaba bari 58, mu gihe abahutu bari 65. Biragaragara nanone kandi ko bavaga i Burundi bari bagabanutse, ahari kubera ko buri gihugu cyari gitangiye kwigenga. Ibi byose rero byakorwaga n'ababirigi ndetse n'abihayimana, ari umwami ari n'abatware barebera, kuko abazungu nibo babyubatse bategura amasomo agomba kuryigishwamo ndetse n'abagomba kuryigamo. Ikindi kintu gikomeye umwanditsi Linden avuga ngo nuko nabwo bwari bumwe mu buryo bwo gukwirakwiza idini ya Gatolika mu Rwanda. Bibandaga ku bana b'abatware ngo kugira ngo bazahindure rubanda, duhereye ku babyeyi babo igihe bazaba bamaze kuba abayobozi. Abivuga muri aya magambo: muri iryo shuri 97% bari abanyagatolika, kuko mbere yo kwiga andi masomo babanzaga mu misa no kwigishwa amahame ya Kiliziya Gatolika.
ibi bikaba barabikoraga kugira ngo aba bana bazafashe kiliziya guhindura ababyeyi babo b'abashefu. Abambere bakaba barasohotse mu ishuri rya Stirida mu 1940. Umwanditsi Nduwayezu atubwira ko byagenze mu mwaka w'1940 abazungu bagatanga itegeko ry'uko umwana wese ajya mu ishuri akiga amashuri abanza byanze bikunze. Naho mu 1951 umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa, kubera gukomeza kwitegereza ivangura ryakorerwaga abanyarwanda, ashaka ko habaho koleje yigenga, ayishakira n'abapadiri bo kuyiyobora. Nk'uko dukomeza tubibwirwa n'uyu mwanditsi, iyo koleji yagombaga kubakwa i Gatagara hafi y'i Nyanza, ibanza gucumbikirwa i Kabgayi, havuye ijya mu Nyakibanda. Nyuma abapadiri babyivangamo, Mutara araneshwa, maze koleji ijyanwa i Bujumbura, aho yaje kwitwa Saint Esprit. Ubwo ntiyaba ikibaye iy'u Rwanda gusa, iba iy'u Rwanda n'u Burundi. Ibi ngo yabikoze mu rwego rwo gushaka ishuri yigengaho ritari seminari cyangwa ishariti, kugira ngo hajyemo abana bose babishoboye kandi bige bimwe kuko ngo ikibigaragaza ni uko iyo koleji ikigera i Kabgayi ndetse n'i Nyakibanda yari ivanzemo Abahutu n'Abatutsi. Uyu mwanditsi akomeza avuga ko mu 1957 Mutara yashyizeho isanduku Fond Mutara Fund, izajya yohereza abanyarwanda kwiga muri kaminuza i Burayi. Iyi sanduku ishingwa nayigize Kisaveri, akaba yaraje kuyiha leta y'u Rwanda mu 1963, isigayemo amafaranga ibihumbi 300 y'icyo gihe. Umwanditsi ati yari menshi cyane. Nyamara kandi nubwo ayo mashuri yose ababiligi bavanguraga abanyarwanda bamwe mu bandi, bari bagamije gushaka abo bakoresha ngo babafashe imirimo gusa, nk'uko dukomeza tubibwirwa na Nduwayezu Augustin, aho abivuga muri aya magambo: ayo mashuri yari ayo gufasha abazungu imirimo gusa, ntiyari ayo kuzamura ubumenyi n'ubuhanga bwabo birabura. Impamvu ituma mbivuga ni uko nka Charity yigishije ubuhinzi, ubuganga bw'abantu, ubuvuzi bw'amatungo, ubutegetsi n'ubwarimu. Kuva yashingwa mu 1929 kugeza mu 1957, hari haciye imyaka 38 nta n'umwe borohereza muri kaminuza, haba i Burayi cyangwa Kongo. Kandi hari abahanga bari bigaragaje mu manota yo mu ishuri no mu kazi. Ugasanga rero amashuri y'abanyarwanda n'abarundi atararenga Charity. Wareba no mu by'idini ugasanga ariko byagenze. Seminari yatangiye mu 1912 bikageza inyuma y'1950. Nta mupadiri cyangwa umufureri uragera muri kaminuza y'i Roma. Mu by'ukuri dusanga umupadiri wirabura cyangwa umufuratiri yari umukozi w'umupadiri wera. Uburyo ndetse ibyo kuba bakuru ba za misiyoni, paruwasi byaje nyuma cyane, nko mu 1947 1948. Umwanditsi Rindeni we avuga ko abihaye Imana b'abazungu n'abirabura bari abantu batandukanye cyane. Abivuga muri aya magambo: nubwo mu mpera z'1930 za paruwasi Rulindo, Janja, Muramba, Muyunzwe na Save zayoborwaga n'abapadiri b'abanyarwanda, abamisiyoneri n'abapadiri b'abirabura, byari ibice bibiri bitandukanye cyane. Ntibabanaga kandi n'imibereho yabo yari itandukanye cyane. Nubwo kandi aba bazungu baje bavuga ko Abatutsi ari ubwoko bufite inkomoko i Burayi, ari bene wabo nk'uko twabisobanuye, bwari uburyo bwo kugira ngo babashe kubifashisha mu kuyobora igihugu, kuko muri rusange ngo nabo babanengaga nk'uko banengaga abandi banyarwanda ndetse n'abirabura bose muri rusange. Ibi tubibwirwa na Zeferini Kagiraneza mu gitabo cye, aho agira ati: abazungu basuzuguraga umunyarwanda usanzwe n'undi munyafurika nka we, bakamwita umushenzi.
ku buryo bandikaga mu nzugi z'ingo zabo ngo birabujijwe ku mwirabura n'imbwa zinjira hano, interdit aux chiens et aux noirs. Bariya abazungu aravuga bariya babaga basohotse muri Charity, nibo abazungu bapfaga gucira karurutega, babitaga ba evolue, ari byo kuvuga uwasingiriye amajyambere ya kizungu. Uyu mwanditsi akomeza avuga ko ababirigi bubahaga abo bakozi babo buhoro kubera ko babafashaga mu kazi, ariko ngo ntibashoboraga gupfa gushyikirana kuko amahoteli amwe n'amwe yabaga agenewe abazungu gusa. Atanga urugero nka hoteli Impara y'i Kigali na Faucon y'i Butare, ngo zigitangira nta munyafurika wakandagiragamo uretse umwami gusa. Uyu mwanditsi kandi akomeza avuga ko kugira ngo ushobore gushyikirana n'umuntu n'abazungu musangire mugendane, wagombaga kugira icyemezo cyanditse cyerekana ko nawe wahindutse umuzungu, kikaba cyaritwaga mu rurimi rw'igifaransa carte de mérite civique. Iyo umunyarwanda yayisabaga, abazungu baremaga akanama gashinzwe kugenzura kuyisaba yitwara kizungu koko, ngo bazagiwe bakareba hatuye n'ibyo atunze mu nzu, foteyi, ameza, utubati, terimosi, imashini yo kudoda imyenda yacitse n'ibindi. Ngo banagenzuraga kandi uko we umugore n'abana be bambaye, haboneka batambaye inkweto akaba ari indigenous. Nanone kandi ngo bagombaga kumenya uko ugenzurwa yitwara mu mirire no mu myinywere, bakabaza niba mu rugo batarisha intoki, niba barya amagi, imikati n'imbuto, niba banywa icyayi n'inzoga za kizungu nka za poroto na vinyo. Ngo muri icyo gihe kigenzura uwabaga akunda kagwa n'amarwa, uducuma n'imihehe yabihishaga kure. Iyo iryo suzuma ryabaga rirangiye, ngo boherezaga raporo i Buruseli, maze icyemezo cyo kuba umuzungu kigatangwa n'umwami w'Ububiligi. Hanyuma ukibonye akabyandikisha mu rukiko rwa teritwari, agahabwa sitati yihariye y'uwagizwe umuzungu, agahembwa kimwe nabo, kandi yakora icyaha akaregwa mu nkiko z'abanyamahanga batari abanyafurika. Uyu mwanditsi arangiza avuga ko icyo cyemezo kitahawe abanyarwanda barenze 5. Tugarutse ku ivangura abazungu b'Ababiligi bakoze mu Rwanda, abahutu ntibahejwe mu rwego rw'uburezi gusa, ahubwo n'abatware babonaga ko badafite isura n'indangamuntu z'abatutsi, babambuye imyanya umwami yari yarabahaye mu butegetsi bwariho icyo gihe. Sindayigaya mu gitabo cy'abivuga muri aya magambo: abashefu n'abasushefu bose b'abahutu barakubuwe, haba mu Burundi ndetse no mu Rwanda, n'abasigaye kandi bakaba bari abo gushyira mu bikorwa gahunda z'abakoloni nk'impumyi gusa, ntacyo bahinduyeho. Ibi kandi bikanavugwa na Breckman mu gitabo cye twavuze haruguru, aho avuga ati ivangura rirakomeza ndetse no mu rwego rw'imitegekere y'igihugu. Mu myaka ya 30 Ababiligi batangiye kugenda birukana buhoro buhoro abashefu bose b'abahutu, ku buryo byageze ku gihe cy'ubwigenge mu bashefu 45 abahutu ari 2 gusa, naho mu basushefu 559 abatutsi bari 449. Nk'uko tubikesha Gerard Nyirimanzi, umusirikare mu ngabo z'u Rwanda nawe ukora ubushakashatsi ku mateka y'u Rwanda, akaba yarabitangarijwe na nyakwigendera Muzehe Ladislas Musuhuke witabye Imana mu 2008. Akaba yarabaye sushefu igihe kirekire mu gihe cy'intara y'Amajyaruguru. Bamwe muri abo bashefu n'abasushefu birukanywe icyo gihe yabashije kwibuka amazina yabo n'aho bayoboraga, ntiyaba dusanga muri iyi mbonerahamwe.